ese nawe ufite ikibazo cya internet igenda gake n'igihe yagiyeho rimwe ikajyaho ikavaho ikongera igasubiraho uko yishakiye, n'igihe iriho ikaba iri gukora gakeya ndetse ikagivaho buri kanya ntibe stable ngo igume ahantu hamwe. Umuti w'icyo kibazo wakemutse nureba iyi video ukayirangiza uramenya uburyo wabikemura. Muri iyi video ngiye kukwereka application yizewe ikajya igufasha kubalansinga internet yawe, nimba uyisetinze kuri 4G ikaguma kuri 4G akaba ari gukorera gusa bya bindi byo kuvanga internet yagiyeho ivuyeho iyongeye gusubiraho. Iyo washizemo iyi application internet iba stable ikaguma ahantu hamwe nta kibazo biteye. Ndetse icyiza cy'iyo application mu gihe uri mu nama, uri mu rusengero ushaka gushiramo akadege ariko ukeneye no gukoresha internet, iyo application ibigufashamo. na application nziza cyane, uyinyuramo ugafungura internet bisanzwe warangiza ugashiramo akadege, internet igakomeza gukora neza cyane ku rwego ruri hejuru, ibintu byose bigakora neza nta kibazo kirimo. Iyo application nta yindi ni iyi ngiyi. Fata telefone yawe nkwereke uburyo wakwesiteramo iyi application. Urabona ko nanjye ntabwo yesitayemo ariko nagufasha tugendane gatanu ku kandi, tubane ndi kwidownloadinga ndetse tunabane ndi kwesitara muri telefone. Ndakwereka n'uburyo ikora harimo akadege ugakomeza gukoresha internet yawe kandi harimo akadege ukajya kuri YouTube, TikTok, Instagram, imbuga zose ndetse na WhatsApp ugakomeza gucata kuri WhatsApp kandi harimo akadege, internet ikomeza gukora neza. Iyi application niyo wari ukeneye, nyegera tugendane nkwereke uburyo bikorwa. Uraza kuri Play Store nk'uko bisanzwe, aho nyura ugiye kudownloading application, nurangiza ukanda hano kuri search, uze hano wandikira, nurangiza wandikemo iri jambo false, nurangiza wandikemo iri jambo false, iri ngiri letter wandikeho ngo honored 4G. Urabona ko ari ngiyi yahise iza hano hasi, ubyandike neza nk'uku nguku nabyanditse, urebe neza ko ifite iyi logo uyiteho, iyi logo ya Honor 4G na 5G ubyiteho, urebe ko ari application ifite iyi logo imeze uku nguku, kuko hari igihe usacinga bakakuzanira application nyinshi zitandukanye, ariko urebe nimba ari iyi ngiyi yanditseho Honor 4G na 5G, noneho uyidownloadinge. Nababwiye ati nanjye ntayo nari mfitemo, gusa nigeze kuyikoreshaho kugira ngo tujyane gatanu ku kandi, nuko turayidownloadingana. Urabona internet yanjye ni nk'umurabyo, sinzi hiri gukoresha uburyo iri kugenda, ariko urabona ko birangiye kabisa. Noneho reka tujyane nkwereke uburyo wayisetinga, warangiza ugashiramo n'akadege, internet igakomeza gukora neza. Iyo wayisetinze nimba iri hariya, nimba iri kuri iyi internet ya light cyangwa se iri kuri 4G cyangwa 5G, aho ngaho niho iguma, nta bya bindi byo kuza ngira manutse ngiye kuri 3G ngiye kuri 2G ngigarutse kuri 4G. oya, iyi application ibalansinga internet ikaguma kuri standard imwe, igakora neza cyane nta kibazo. Noneho washaka ugashiramo n'akadege ukayinyuramo ukafungura internet igakora neza, nkacaga uri mu nama nk'uko nabivuze, cyangwa se uri mu rusengero ukeneye gukoresha internet, ariko umuntu uri mu rusengero buriya aba yagiye gusenga, arono impamvu aba akeneye internet. Okay, tubyihorere. Gusa icyiza gihari no kushiramo akadege, ukanyura kuri application n'ubundi ukafungura internet igakomeza gukora harimo akadege, ntagire umuntu guhamagara. Nicyo tugamije. Nimba yarangije kwidownloadinga ukanda hano kuri open, tegereze gatoya ni gukifunguka, ukanda hano kuri next. Ibi byose bari gusaba nyine ubyemere, wongere ukanda hano kuri next, noneho ukande kuri aka kantu, noneho ukande hano, tegereze gatoya, ukande hano wemere, ukande hano kuri allow, ngero ukanda ahangaha. Iyo tugeze aha hantu rero, aha kuri Android bro, ahangaha iki kintu narakerekanye cy'uburyo ureba ubwoko bwa Android ya telefone yawe, nimba ari 11 kumanura hasi cyangwa nimba ari 11 kuzamura. Hari video nakoze ibyerekana. Ahangaha rero uhumve uhitondere, nimba utabizi umanze wareba ubwoko bwa Android ya telefone yawe ubone uhitemo ahangaha, kuko kugira ngo internet ikore bisaba kugira ngo uhitemo nimba telefone yawe ari Android 11 kumanura hasi cyangwa nimba ari Android 11 kuzamura, ugahitamo ubwoko bwa Android yayo. Gusa iyo video narayerekanye, ariko n'ubundi ntabidangereka mbikwereke uburyo wareba ubwoko bwa Android ya telefone yawe kugira ngo umenye icyo urahitamo muri utu tuntu ko ari tubiri. Uza muri setting ya telefone bisanzwe,
muri setting ya telefone nta muntu utahazi, ukaza hano muri about phone, nurangiza urascrollinga gatoya. Dore ngiyi Android version bahita bayikwereka iyanjye, urabona ko ari Android. ubwo ni ukuvuga ngo ngiye nahitamo hariya kuri 11 kuzamura, hariya kuri 11 guteranya. Urabona ko iyanjye ari version ya 12. Ni ukuvanga ahangaha bari kudusaba ubwoko bwa Android, ndahitamo ahangaha kuri 11. nawe hitamo bitewe n'uburyo usanze Android yawe imeze. Nahisemo ubwo twakomeje, bahita bagufungurira aka kantu. Noneho ahangaha urakanda kuri aka kantu kanditseho mobile radio power, akangaka ugafungure. Urabona ko iyo ugafunguye ahangaha internet ihita ijyaho. Noneho urabona ko iyo ugafunguye bitewe nuko nigeze kuyikoreshaho ahangaha internet ihita ifunguka, ariko nimba ari bwo bwa mbere ugiye kuyikoreshaho internet ntabwo irahita ifunguka. Nurangiza uraza kuri utudomo dutatu ahangaha, ureba hano handitse disable data connection. Nusanga handitse ukunguku biraba ari sawa cyane, nusanga handitse enable uhakande haziri no jambo ryanditseho disable data connection. Noneho iyo wabisetinze ukunguku, internet yawe nimba iri kuri 4G iguma kuri 4G, niba iri kuri 5G iguma kuri 5G. urabona ko bituma internet ikora neza cyane. Urabona ko ndi kuri YouTube, ariko urabona ko ibintu byose biri gufunguka nta kibazo na kimwe. Noneho wakwibaza uti internet yagumya gukora ute harimo akadege. Noneho reka dushiramo akadege urebe. Noneho niturangiza tuze kuri ya application yacu ngiyi ahangaha tuyikandeho. Urabona ko iyo tugarutsemo dusanga ka kantu kanditseho mobile radio power kifunze kuko twashizamo akadege, ariko turangira tugafungure ukunguku. Nimba warangije gufungura aka kantu, reka tungure dusubire inyuma tujye kuri YouTube, tujye kuri Instagram n'izindi mbuga urebe ko bitarakora kandi harimo akadege. Reba hano hejuru reba harimo akadege, kandi urabizi ko iyo harimo akadege nta kintu cyakora, ntabwo internet yakora. Reka noneho dusubire kuri YouTube urebe. Turagaruka kuri YouTube. Urabona ko bya bindi byose ukora harimo internet n'ubundi wabikora harimo akadege. Wenda turebe nk'iyi video urebe. Urabona ko video ziri gukora neza cyane kabisa. Urabona ko internet iri gukora neza cyane. Hari igihe wavuga ati ngo ndi gukine yanjye, reka dukine n'iyingi ikurikiraho urebe. Dore nayo iri gukora neza cyane, reka dukine n'iyingi urebe. Urabona ko na zose ziri gukora neza cyane ndetse neza, kandi uri kubona ko hano harimo akadege. Niyi uyikinye wabona ko internet iri gukora neza kandi harimo akadege nta kibazo biri gutera. Urabona ko YouTube iri gukora neza, kandi hariya uri kubonamo akadege. Niyo wakina iyi video urabona ko yagaragara kandi harimo akadege. Reka tujye no kuri Instagram urebe naho ko na video zaho ziraba zitari kwemera neza cyane kandi harimo akadege. Reba ibi bintu ntabwo byagaragara kuri Instagram. Ndakeka ubizi ko Instagram ari igorana mu bintu byo gufungura amavideo yaho, ariko urabona ko ibintu biri gufunguka neza nta kibazo gihari, kandi urabona ko hari hejuru harimo akadege. Iyi internet rero ikiza cyayo nabonye twakwitaho nuko igufasha gukoresha internet kandi harimo akadege mu gihe uri kwigira online udashaka ko abantu baguhamagara kandi uri gukoresha internet yo kuri telefone. Iragufasha ushiramo akadege, warangiza ukayinyuramo ugafunguriramo internet ugakomeza gukoresha internet yawe nta kibazo, kandi harimo akadege ugakomeza ukiga nkuko bisanzwe. Nicyo kintu cyadanje nabonye ikora, kandi kindi ituma internet iguma kuri stable, ikaguma ahantu hamwe igakora neza cyane. Nimba bikoze bigakunda twandikire muri comment. Nimba utarakora subscribe ukore subscribe kugira ngo ujye uba mu bantu ba mbere babona amasomo nk'aya ngaya.